nyuma y'agapoze gato ngiye kubaza ikindi kibazo n'ubundi kuri Clasico ntabwo turi buze kuyivaho tuvuze abo Brazil babiri Rafinha na Vinicius ariko ariko sibo bakinyi bonyine turi kuba bari hejuru muri aya makipe yombi tuvuga nka Barcelona ifite Rwanda wiswe ba Pedri hagati ba De Jong bagarutse abakinnyi benshi mu bari mu Imvune bagarutse ikipe ya Barcelona ndetse na ba Dani Olmo ndetse na Gavi umaze igihe kinini kuri Madrid itakaje Vinicius nako itakaje Rodrigo wagize ikibazo cy'imvune ushobora kuzagaruka mu kwa 11 kurutwa buri doubtful nawe kuri ya match yo kuri Dortmund yigiriyemo akabazo iyi match Kylian Mbappe yaba ari chance noneho yo guhita yigaragaza so kuri Mbappe suri kumbaza kuri Mbappe cyangwa Clasico muri kuri Mbappe tubwo na Clasico turayijyaho Mbappe yari wabonye ko yari amaze iminsi nyuma yuko mbere yuko aje kwintegra bikaba sinzi imabye byaragoranye cyangwa ariko akundi bibanza kwanga ariko wabonye ko yamaze kuzamo kandi afite partnership nziza na Vinicius aga ikibazo gisigaye Bellingham nawe ariko sinzi ejo ndi yerekinye ku 8 bari bamuzanye kuri nimero 8 yahoze akina muri Dortmund so in case rero nundi bakomeza gukina kuriye babonye amagambo bavuganaga ejo bundi amubwira ati wowe ushaka gucenga gerageza unagire gute ushote ariko Mbappe ari kubwira Vinicius si nyine wigerageza gukomeza gutanga pass gerageza ushobora kuzana umwuka muri Madrid kavuga ko Vini kuba barazana Mbappe bamwitezeho ibirenze ahubwo ibyo birenze akaba ari Vini muri kubikora ubwabyo ntabwo biri bushyireho Mbappe pressure yo kuzajya agera imbere yabo n'imipira akaba yashaka kwiharira Mbappe icyo nabonye cyo Mbappe ashaka afite mentality iri hejuru kujyana abigeze kumuha ubukapiteni aracyana bufite kapiteni bwa equipe de France shaka afite mentality byo ine no ko yarimo arabwira Vinicius ikomeza gupasa ikomeza kugira gutya gerageza na shote iyo mentality nyine afite mentality iri hejuru ashaka kuba afite ubwo bushake ariko ntekereza ko atana targetinga Ballon d'Or y'umwaka biramutse binabaye we arabizi ko Ballon d'Or zanatangwa ku wa mbere so we aratargetinga next years kuva 2025 kandi abonye ko yatangiye kuza mu afite contribution nziza ku bitego so maybe ntabwo ibyo ngibyo bishobora ku affect bishobora ku affect ahubwo bishobora gusubiza inyuma Bellingham bishobora gusubiza inyuma Bellingham kuri rero ntabwo ari gutsinda ntabwo ari gutsinda kandi season ishize yaratwaye Real so nyine birasaba ko nawe usibye ko afite umutoza mwiza ushobora nyine kubivangavanga akabisokoza uko byogoshe ku buryo nyine ataza gusubira hasi ariko ubundi niwe bishobora ku affect ariko hagati ya Vinicius na Mbappe I don't quite problem ushobora ko ukomoje kuri ku mutoza uwo bita Ancelloti n'uwo bita Hans Flick umudage ndetse n'umutaliyani kuri iki cyumweru n'indi uri guhereza amahirwe so hariya kuri wa gatandatu nako ni kuri wa gatandatu yanuze ngo ku cyumweru ugende kuri current form sibyo Barca wahereza nka 51 ariko Real yakoze ibara itumye iyo rimwe nayivaho ejo nditsinda ibitego kandi ikoze comeback kuri equipe ya Dortmund ikora comeback Vinicius kora bira bintu kuwa mbere hari ceremony ya Ballon d'Or biri likely ko Vinicius azayibona sibyo so Mbappe agiye gukina Clasico ya mbere so uribaza so Barca ifite amahirwe menshi ko imaze iminsi ikina neza ariko Real irabizi ko ni equipe igina ishobora buriya muri Real igishobora Barca cyane none muri Espange La Liga cyane aho mu mikino iheruka nimba nibeshye yose ni ya Real Madrid ikenerwa muri Espange uretse ya gishuti nabonye Real isigaye ishobora bagiye bakina muri Amerika ikina muri Saudi Arabia muri Super Cup n'ibiki hari abarashobora no muri Liga ziheruka none Vini afite amanota yo hejuru Vinicius ari gukina neza kandi probably pana no muri current form no kuri la match afite igitego nyuma yo kugenda kwa ba Bale ba Ronaldo umuntu twa Vinicius arayishobora cyane ndetse na Bellingham Vinicius sibyo nuko ari gushobora Barca gusa arimo aritwara neza nyine muri rusange absence ya Rodrigo ntabwo iri buze nazo ku affecta ako indikiza shobora kugira ashaka umukino se bari buze gukinisha ku ruhande nendera ni ngombwa ko wakinisha ku ruhande ndetse nakuntu yabakinisha ari babiri
kuri atake na Vini yabipfuye ashaka kuza kukinisha kuko kundi yakinnye muri zirige muri za match ebyiri za nyuma Bellingham akajya azamuka akaba ari ukina first line ku ruhande rumwe then mu gihe bari bafashe ballon bapagasabira ku ruhande Vinicius akafasabira ku rundi ruhande then Bellingham akazamukiramo n'igihe bari gupressing so nicyo gishoboka naho ubundi bitabaye ibyo ashaka kuza gufata Vasquez azakina kuri kabiri azakina kuri Carvajal na Wari kandi wing nazo n'abandi bakinnyi bafite kuko nuze nagarakira uyu munyamaloc nuza Brahim narakira Arda ntabwo yakina Bellingham arimo cyetse akinye ku munani kandi nabonye yakinye ku munani yasa nakuna afata Modric, Tchouaméni, Valverde na Bellingham akabashyira ari bane hagati mu kibuga ari bane none bilekri kereka zaki kwera ko Rodrigo adahari ku buryo nyine niba ajya gukina gutyo Mbappe na Vini basa nkaho ari gukina 4-4-2 then bajya bari kuri bafite ballon Valverde akaza kuzamukira uruhande rumwe Mbappe akagarukamo hagati Vinicius akajya ku ruhande rw'ibumoso bilekri kazakina gutyo ariko bitabaye ibyo ngibyo ariko nyine gutyo azakina akaba yazanamo Kamavinga agakina na nande na Tchouaméni na Valverde noneho Modric akaza kuza amasimbo ariko nabonye ari we muri creative midfield basigana Bellingham ntago akina nimero 10 gabisa Barcelona ntabwo gikozaho byinshi ubwo turategera Barca monyo bita Rafinha umukinnyi wo kwitega cyane ku ruhande rwa Barcelona n'uwo ni Yamal ushobora kuzaba kila muri match cyane kako ashaka muri match Bayern ntago yigaragaje cyane ariko iyo byageze nyine kwihangana nka riri yavuga ati Vinicius arabona Ballon d'Or kwa mbere baragiye gukina nk'umusazi kandi amupete nayo abonye ko muri Elo yakinnye fresh cyane agira pass nziza byatari nemera agira ama pass nemera pass nka Messi guys abenshi la place abonye akana after nyine ni ngiya Toni Kroos ba Messi ba De Bruyne ari muri ball yabo igaruka rya De Jong na Dani Olmo mu muharani n'umunyespagne De Jong we na nyine cyane cya danger ariko ni ufite umwanya ashaka kuza akagira ibyo atanga mu mwanya we hari abandi ashaka gutanga ibyo yatanga ariko De Jong ashaka kuzagira icyo yongeramo ariko simbizi kubera ko fitness iri hasi kandi hari muri match zabiguruka so agiye twabona abantu bafite n'undi bakasadai bariho bikinira baragakina da nabonye bagakina fresh nabonye bameze neza kandi uretse bari kuvuna bari abapete bati umwuzukuru ari kurwana na sogokuru hanyuma kuri Barca afungiye ku kibazo cy'ibura rya Ter Stegen ntabwo biri buze ku influence ngari zitava muri iki kibuga nk'umuntu umaze gukina izi classique nyinshi so byakagize icyo byafekta ariko nyine umukino n'undi agira urwana ekipe nese usabonye ba Mendy muri Chelsea ba Mendy betwara ziriga ukabona ni umunyezamu agakora amasave bikaba ibibazo ariko byarangiye agiye muri Saudi Arabia so in case ekipe ikinnye neza inakipe nyagira icyo akora inakipe ashaka gutabara nyine ahantu akavugira ngo aratunguranye ariko kubera ko yamaze kujya mu mwuga wo gutsinda ukabona kuza ibintu nyine by'ibitangaza prediction yawe kuri match prediction without bias is that spin so prediction ntago rwose n'ibiranzamo gusa harimo kwinjizanya ikipe ya Barcelona zimwe kuri statistique nagufashaho nanjye nuko sofa mu mikino umaze gukinishiriza yose buri match yinjijwe ibitego byibura buri match yinjijwe igitego mu gihe Real nirakirwa match muri La Liga n'ubwo iri inyuma ya Barcelona kandi iyi makipe amaze gukiripiga clean sheet nyinshi hafi enye zose Madrid clean sheet yo nayihari na Barca n'imbitirizwa nayo zinjizwa Barca irinjizwa ariko niyo kipe umwe ifite rekord yo kwinjiza ibitego byinshi so izinjizwa Real izinjizwa muri make kuwa betinga ka yes nisana cyane yes kandi nakava kari yes zabikubiye utwinyere zirita yim ko muri Santiago Bernabéu Santiago se kariho Barca ishobora Real
imaze iminsi yari Santiago iminsi Barcelona iri kuhatoneka ariko nayo iri hasi byatari igihe kizavamo cyose ariko kipe yo baragenda ariko Barcelona ndi kuyengekera mu munzani mukuru Barca irimo ihereza 55 Real 45 kabisa kuko nayo ni Madrid nyine ngaho kiri kintu gira abantu wish them lucky wish so aba subscribers turabashimiye from the bottom of our heart mwarakoze gusubscribing murabona ko imarire miragenda izamuka nawe uje aribwo bwa mbere so ni ibintu byiza no kuri Triple Sports Arena is our sports our pride keep subscribing we nta kintu turi kuvugana keep subscribing ariko so uko muri kumbona kuri kamera inyuma hari umuntu muri murambaza muramuza mwita Freda ndagira ngo aze ambwire bimeze Uhuza, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.